Umunsi wa gatatu. Ni iki kigenga ubuzima bwawe? Naritegereje nsanga inkomoko yo kurushanwa kose ari imbaraga zo kwifuza n'ishyari. Umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 4. Umuntu utagira intego y'ubuzima ni nk'imodoka itagira deregisiyo, ni igishushushungwa, ntacyo ari cyo, si umuntu. Ubuzima bw'umuntu wese bugira ikibugenga. Kugenga ikintu ni ukukiyobora, ukagitegeka aho kijya, ukacyereka inzira. Waba ugendesha imodoka, waba ukubita umusumari winjiza mu rubaho, waba utera umupira, uba utanga icyerekezo, ukagenzura, ukerekeza iyo kigana. None se ubuzima bwawe bwo bugengwa n'iki? Ubu aka kanya usoma aya magambo ushobora kuba ufite ikibazo, ikintu kikuvuna cyangwa akazi ugomba kurangiza none akaba ari cyo kirimo kugukoresha. Ushobora kuba kandi ukoreshwa n'ibintu byakubayeho kera ukaba ukibyibuka, cyangwa ikintu uhora wikanga, cyangwa ibyo wemera utarabitekerejeho. Hari ibintu, ibitekerezo cyangwa amarangamutima menshi bishobora kugenga ubuzima bwawe. Dore ibintu 5 nabonye bigenga ubuzima bwa benshi. Abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Bene abo bamara ubuzima bwabo bwose bicuza ibyo bakoze, bagerageza guhisha isoni z'amateka yabo. Abantu bagengwa n'umutima ubacira urubanza ni imbata z'ibyo bibuka. Baba baremeye ibyahise bikagenga iby'ejo hazaza. Baba barishyize mu gihano batabitekereje, bakivutsa ibyiza bari kuzageraho byose. Ubwo Kayini yakoraga icyaha, umutima wicira urubanza wamutandukanije n'Imana. Amaherezo Imana iramubwira iti, genda uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Abantu benshi nuko babayeho muri iyi minsi, bagenda mu buzima nk'inzererezi batagira intego. Ibihe byashize nibyo byatugize uko turi ubu, ariko si ngombwa ko tuba imbata z'amateka yacu. Ntabwo imigambi y'Imana itangirwa n'ibyo wanyuzemo. Uko Imana yafashe umwicanyi witwa Mose ikamuhinduramo umuyobozi ukomeye, igafata umunyabwoba nka Gideyoni ikamuhinduramo intwari idatinya, niko ishobora kugukoresha ibintu bihambaye mu minsi usigaranye yo kubaho. Guha abantu itangiriro rishya Imana yabigize umwuga. Bibiliya iravuga ngo, mbega amahirwe y'umuntu wababariwe ibyaha, mbega umugisha w'umuntu watuye ibyaha bye Imana ikamukuraho urubanza. Abantu benshi bagengwa n'inzika n'umujinya. Bene abo biziritse ku byabakomerekeje kandi ntibashake kubyibagirwa. Aho kugira ngo bareke agahinda bababarira ababahemukiye, ahubwo bahora bagacunda mu bitekerezo byabo. Abantu bamwe bagengwa n'inzika, bagafunga umujinya bakawuhisha mu nda, abandi bagatomboka umujinya bakawutura ku bandi. Iyo myitwarire yombi yonona ubuzima kandi ntawe igirira akamaro. Inzika ikugirira nabi kurusha uko igirira nabi uwo warakariye. Uwaguteye kurakara ashobora kuba atakibuka ko yakubabaje akaba yikomereje ubuzima, naho wowe ugakomeza gushengurwa n'intimba wiziritse ku byahise. Reka nkubwire, abakugiriye nabi mu gihe cyashize ntibashobora gukomeza kukubabaza keretse iyo wihambiriye ku mubabaro baguteye kubwo kubika inzika. Ibyahise byarahise, nta gishobora kubihindura. Nta kindi ubusharire bukumarira uretse kukwicisha umubabaro gusa. Iga kwigirira neza, ibyakubayeho bikuremo isomo, hanyuma uve mu mujinya. Bibiliya igira iti, umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Abantu benshi bagengwa n'ubwoba. Ubwoba bwabo bushobora kuba ari ingaruka zo guhahamuka, bushobora kuva mu kwiha intego zidashoboka, bushobora kuba ingaruka yo kuba wararezwe n'ababyeyi b'abanyagitsure cyane, cyangwa se bukava mu mikorere bwite y'amaraso yawe. Inkomoko iyo yaba ari yo yose, abantu bakoreshwa n'ubwoba badindira muri byinshi bashoboraga kugeraho kubera gutinya kubigerageza. Usanga akenshi bagenda bigengesereye, bagatinya guhindura ibintu, kandi iteka bakagerageza kugendera mu byo bamenyereye. Ubwoba ni nka gereza uba wifungiyemo, kandi buzakubuza kuba icyo Imana yashakaga kuba cyo. Ni ngombwa rero kuwuhagurukira ukaburwanya ukoresheje intwaro yo kwizera n'urukundo. Bibiliya iravuga ngo, mu rukundo ntiharimo ubwoba, kuko ubwoba buhambira umuntu,
ubuzima burimo ubwoba, bwaba ubwoba bw'urupfu cyangwa gucirwaho iteka, bwerekana umuntu utaratunganywa mu rukundo. Abantu benshi bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Inyota yo kugwiza ibintu niyo ihinduka intego y'ubuzima bwabo. Iyo rukuruzi yo gushaka kurundanya ibintu ikomoka mu kwishuka ko ningira ibintu byinshi bizanyongerera umunezero, gukomera, gutuza mu mutima. Ariko ibyo bitekerezo uko ari bitatu byose ni ukwishuka. Ibintu utunze bitanga umunezero w'igihe gito, kuko ibintu byo bidahinduka, tugeraho tukabirambirwa, tugatangira kwifuza ibishya, ibinini kurutaho cyangwa se ibibirusha kuba bigezweho. Ni ukwibeshya gukomeye, kwibwira ko gutunga ibintu byinshi bizanyongerera gukomera. Kugira agaciro no kugira ubutunzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo agaciro kawe kava mu byo utunze, kandi Imana yo ivuga ko ibiruta ibindi mu buzima atari ibintu. Ikindi kinyoma gisakaye mu buzima ni ukwibwira ko kugira amafaranga menshi bizampa gutuza mu mutima. Siko biri. Ubutunzi bushobora kuyoyoka mu mwanya muto kubera impamvu zitandukanye kandi udafiteho ubushobozi. Umutekano nyakuri nta handi wawukura keretse mu kugirana imibanire myiza n'Imana, kuko byo nta gishobora kubikwambura. Abantu benshi bagengwa no gushaka gushimwa. Bene abo bemerera ibyifuzo by'ababyeyi, abo bashakanye, abana, abarimu cyangwa inshuti zabo kuba ari byo bigenga ubuzima bwabo. Hari abantu bakuru benshi bakirwana n'intambara yo kunezeza ababyeyi batanyurwa. Abandi batwarwa n'igitugu cyo kwishushanya n'urungano, bagahora bahangayikishijwe n'ibyo abandi babatekerezaho. Ikibabaje ni uko banyamugiye abandi bagiye akenshi babigwamo. Ntabwo nzi amabanga yose ageza abantu ku butsinzi, ariko hari inzira imwe itayoba yo kurangiza nabi. Iyo niyo gushaka kunezeza abantu bose. Iyo ugengwa n'ibitekerezo by'abandi, bituma udashobora kugendera mu migambi Imana ifitiye ubuzima bwawe. Yesu yaravuze ati, ntushobora gukeza abami babiri. Hari izindi mbaraga zishobora gutegeka ubuzima bwawe, ariko zose ntaho zikugeza uretse gupfusha ubusa imbaraga zawe, guhangayika nta mpamvu no kugira ubuzima butagira icyo bukugezaho. Uru rugendo rw'iminsi 40 ruzakwereka uburyo bwo kugira ubuzima bufite intego, ubuzima buyoborwa, bugengwa kandi buyobowe n'imigambi y'Imana. Nta kintu kirusha agaciro kumenya imigambi y'Imana ku buzima bwawe, kandi nta cyashobora gusimbura igihombo giterwa no kutayimenya, byaba kugera ku byo ugambirira, ubukire, kumenyekana cyangwa kwinezeza. Ubuzima budafite intego ni nk'urugendo rutagira iyo rukujyana, ni ugukora ntacyo ugamije, ni uruhererekane rw'ibintu bitagira impamvu. Iyo ubuzima budafite intego buhinduka impfabusa, bukaba amanjwe kandi ntibugire icyo bukugezaho. Ibyiza by'imibereho ifite intego. Hari ibyiza 5 nyamukuru biva mu kugira ubuzima bufite intego. Kumenya intego y'ubuzima bwawe bibuha agaciro. Twaremewe kugira agaciro, niyo mpamvu usanga abantu rimwe na rimwe bakoresha uburyo budahwitse nko kuraguza cyangwa ibiyobyabwenge ngo barebe ko bamenya iyo bagana. Iyo ubuzima bwawe bufite agaciro, ushobora kwihanganira ibikubaho byose, ariko iyo nta gaciro wabuhaye, n'utuntu duto duhinduka imisozi. Umusore umwe wari mu kigero cy'imyaka 20 yaranditse ati, numva ntacyo mvuze kuko maze igihe ndwanira kureba ko nagira icyo mba cyo, ikibabaje ni uko ntazi n'icyo nshaka kuba cyo. Ubu mbona bucya nkabona bwira. Nizera ko umunsi umwe nimpishurirwa intego y'ubuzima bwanjye, aribwo nzatangira kumva ndiho by'ukuri. Ubuzima butarimo Imana ntibugira intego, kandi ubuzima butagira intego ntibugira agaciro, kandi iyo ubuzima bubuze agaciro ntibugira umumaro, nta n'ibyiringiro butanga. Muri Bibiliya abantu benshi bagiye bavuga kuri ubwo buzima butagira ibyiringiro. Yesaya yigeze kwitotomba agira ati, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Yobu yaravuze ngo iminsi yanjye irihuta, irashira nta byiringiro. Akarangiza agira ati, kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama. Ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Akaga gakomeye gashobora kugwirira umuntu si ugupfa, ni ukubaho ufite ubuzima butagira aho bukuganisha.
Ibyiringiro ni ngombwa mu buzima bwawe nk'uko ukenera umwuka wo guhumeka n'amazi yo kunywa. Ukenera ibyiringiro kugira ngo ushobore guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Dr. Berni avuga ko ashobora kumenya umurwayi wa kanseri uzakira amubajije ikibazo kimwe gusa: ubwo se wumva ushaka kubaho ukageza ku myaka 100? Abazi neza ko ubuzima bwabo bufite intego kenshi basubiza ngo yego, kandi benshi nibo bashoboye gukira. Ibyiringiro bizanwa no kuba ufite intego. Niba wajyaga wumva uri aho gusa utagira ibyiringiro, komera. Impinduka zikomeye zigiye gutangira mu buzima bwawe niwiyemeza gutangira kubaho ubuzima bufite intego. Imana irakubwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, bafitiye imigambi y'ibyiza si yo kubagirira nabi. Nzabari mu mutima kandi mbahe ibyiringiro by'ibyo muzabona hanyuma. Ushobora kuba wumva uhanganye n'ibibazo bidashobora kubona ibisubizo, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Ni ukuvuga ibiruta cyane ibyo dusengera, twifuza, dutekereza cyangwa twizerera. Kumenya intego y'ubuzima bwawe byoroshya imibereho, byoroshya guhitamo ibyo ukora n'ibyo udakora. Intego y'ubuzima bwawe ihinduka igipimo ukoresha uhitamo ibikorwa witaho n'ibyo utitaho. Iyo ugeze imbere y'igikorwa icyo ari cyo cyose, uribaza uti ese gukora ibi biramfasha gusohoza imwe mu ntego z'Imana ku buzima bwanjye? Iyo udafite intego y'ubuzima isobanutse, nta shingiro uba ufite iyo uhitamo. Iyo ugena uko uzakoresha igihe cyawe cyangwa ubutunzi bwawe, uzaba mu kamenyero ko guhitamo bitewe n'ibyo ureba, igitutu abandi bagushyizeho, cyangwa uko wumva umeze muri wowe muri ako kanya. Abantu batazi intego z'ubuzima bwabo bagerageza gukora ibintu byinshi icyarimwe, bikabazanira guhangayika, umunaniro n'amakimbirane mu mutima. Ntibishoboka gukora ibintu byose abantu bashaka ko ukora. Ubundi igihe ufite cyagenewe gukora ubushake bw'Imana gusa. Niba ubona udashobora kurangiza ibyo wihaye gukora, jya umenya ko urimo kugerageza gukora ibirenze ibyo Imana yashakaga ko ukora, cyangwa se ukaba ukoresha igihe nabi nk'iyo umara amasaha menshi imbere ya televiziyo. Kubaho ufite intego bituma ugira imibereho yoroshye na gahunda zitakuvuna. Bibiliya ivuga neza ngo ubuzima bwo kwifata no kwigaragaza uko utari bwerekana ubukene bw'umutima, nyamara ubuzima bucishije make burimo inyungu nyinshi. Ibyo bizana amahoro y'umutima. Mwami Imana ugushikamijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye. Kumenya intego y'ubuzima bwawe biha icyerekezo imibereho yawe. Bituma imbaraga zawe n'umwete wose ubikoresha mu bifite umumaro. Utangira kugera kuri byinshi kubwo guhitamo gukora bike by'ingirakamaro. Ubundi muri kamere y'umuntu habamo kurangazwa n'utuntu duto tudafite n'akamaro. Usanga duhora twiruka inyuma y'umuyaga. Henry David yaravuze ngo abantu benshi babaho mu bwihebe busa n'umutuzo, ariko ab'iki gihe bo babaho mu kwirangaza kutagira icyo kubagezaho. Abantu benshi basa n'icyuma bakoresha bapima umuvuduko w'umuyaga, gihora cyihindukiza cyihuta ariko kitava aho kiri. Niba udafite intego isobanutse y'ubuzima bwawe, uzahora ubyina muzunga, uhindura imirimo, uhindura inshuti, uhindura amatorero cyangwa ibindi bintu by'inyuma, wibeshya kuko guhindagura bizazana gahunda mu mibereho yawe cyangwa ko bizahaza inzara y'umutima urimo ubusa. Uzahora wibwira uti wenda ubwo nimpindura hari igishya bizanzanira, ariko amaherezo uzasanga bidakemuye ikibazo cyawe, kuko ikibazo ufite ni icyo kubura icyerekezo no kutagira intego. Bibiliya igira iti ntimukabeho nk'abanyamugiyo bijya b'abapfu badatekereza, ahubwo murwanire kumenya icyo umwami wacu ashaka. Imbaraga zo kugendera inzira imwe zisobanuka neza iyo twitegereje imikorere y'urumuri. Urumuri rusanzwe nta mbaraga rugira, ariko iyo urwerekeje umujyi umwe rwunguka imbaraga. Iyo imirasire y'izuba uyerekeje hamwe ukoresheje ikirahure cyitwa lupe, ishobora gutwika ibipapuro ndetse n'ibyatsi. Hari n'ubuhanga bugezweho bwo gucisha urumuri ahantu hato cyane, hakavamo imbaraga zitwa lazeri zishobora gukata ibyuma n'iyo byaba bikomeye. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bufite icyerekezo, nk'imibereho ifite intego. Abagabo cyangwa abagore bagize icyo bahindura mu mateka y'isi ni abari bafite ubuzima bufite icyerekezo. Urugero ni nk'intumwa Pawulo wakoze nk'uri wenyine agakwiza ubutumwa bwiza mu bwami bw'Abaroma bwose. Ibanga rye ryari ubuzima bufite icyerekezo.
Yivugira neza ati imbaraga zanjye zose nazerekeje kuri iki kimwe gusa, nibagirwa ibiri inyuma gatumbira ibiri imbere. Niba ushaka ko ubuzima bwawe bugira icyo buhindura ku isi, buha icyerekezo. Urekeye aho gusambira byose, urekeye aho kugerageza gukora byose, jya ukora bike, ugabanye imirimo imwe n'imwe, kabone niyo yaba igaragara ari myiza. Wibande cyane ku byo ubona ari ingirakamaro. Ntuzitiranye gukora byinshi no gusohoza byinshi. Ushobora gukora byinshi ntacyo ugamije, ariko se amaherezo bimaze iki? Pawulo yaravuze ngo mureke duhurize umutima kuri iyo ntego, twese abashaka gusingira ibyo Imana yaduteguriye. Kumenya intego y'ubuzima bwawe byongera imbaraga mu mibereho yawe. Iyo umuntu afite intego bimutera kugira umurava. Nta kintu gishobora kukongeramo intege nko kugira intego isobanutse. Iyo abantu babuze intego ntibashobora gushishikara. Iyo udafite iyo ujya no kubyuka ubwabyo bihinduka umuruho. Akenshi ikitunaniza kikatumaramo imbaraga, kikatubuza umunezero, si akazi kenshi ahubwo ni akazi katagira icyo kagamije. Bernard Shaw yaranditse ngo dore igitanga umunezero mu buzima ni ukumva imbaraga zawe urimo kuzikoresha ikintu gifite umumaro, ukumva urimo guhindura ibintu aho kwitwara nk'agapfunyika k'intege nke, wirebaho mu tubazo n'amaganya atavaho, witotombera ubudatuza, ko isi itakwitayeho ngo iguhe umunezero. Kumenya intego y'ubuzima bwawe bigutegurira ubuzima bw'iteka. Abantu benshi bamara ubuzima bwabo ku isi bagerageza gusiga umurage ku isi. Bahora bashaka ikizatuma bahora bibukwa nibava ku isi. Ariko ku iherezo rya byose, ikizagira icyo kimara si ibyo abantu bazaba bavuga ku buzima bwawe, n'ibyo Imana izavuga. Icyo kenshi abantu batabona ni uko ibyo twageraho byose haza abandi bakabirenza. Uba ikirangirire mu mikino, ejo hakaza undi akakurenza. Uramenyekana, ejo ukibagirana, kandi n'ibyiza abantu bakuvuga bigeraho bikamenyerwa. Akiri muri kaminuza, uwitwa James Dobson yari yarihaye intego yo kuzaba uwa mbere agatwara igikombe mu mukino w'amarushanwa ya tenisi. Intego yayigeraho akajya yumva afite ishema kuko igikombe yatsindiye cyari gitatse ahagaragara mu ishuri. Haciyeho imyaka umuntu arakimwoherereza. Bari bagisanze mu iyarara aho bari bataye imyanda barimo kuvugurura inyubako y'ikigo. Hanyuma James arandika ngo igihe kiratinda ibyo watsindiye abandi bakabiyorana n'iyarara ryo ku cyavu. Kubera aho kuzasiga umurage ku isi ni ukureba hafi. Uburyo bwiza bwo gukoresha igihe ni ukwishakira umurage udashira. Ntabwo Imana yagushyiriye ku isi ngo ukorere kwibukwa. Yagushyize ku isi kugira ngo utegure imibereho y'iteka. Umunsi umwe uzahagarara imbere y'Imana, ikora igenzura ry'ubuzima bwawe, ikizamini cya nyuma mbere y'uko winjira mu bugingo buhoraho. Bibiliya iravuga ngo mwibuke ko buri wese muri twe azihagararira imbere y'intebe y'imanza y'Imana, ni koko buri wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Amahirwe ni uko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ishaka ko twese dutsinda icyo kizamini. Nicyo cyatumye twereka ibibazo mbere y'uko ikizamini kigera. Duhereye ku byanditswe muri Bibiliya, dushobora kwemeza ko Imana izatubaza ibibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere, umwana wanjye Yesu Kristo natanze wamukoresheje iki? Ntabwo Imana izakubaza idini wabagamo cyangwa imyizerere mwari mufite. Ikintu kimwe gusa kizagira icyo kimara ni iki ngo ese wemeye ibyo Yesu Kristo yagukoreye kandi wize kumukunda no kumwizera? Yesu yarivugiye ubwo ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Icya kabiri, ibyo naguhaye byose wabikoresheje iki? Ubuzima naguhaye, impano zose, ubuhanga, igihe, imbaraga, inshuti ndetse n'ubutunzi Imana yaguhaye, ese wabyikoreshereje mu nyungu zawe cyangwa wabikoresheje gusohoza imigambi Imana yakuremeye? Kugutegura ngo utazatsindwa ikizamini cy'ibyo bibazo bibiri niyo ntego y'iki gitabo. Ikibazo cya mbere kizagena aho uzamara ubuzima bw'iteka. Ikibazo cya kabiri kizagena ibyo uzakora mu buzima bw'iteka. Nurangiza gusoma iki gitabo uzaba ushobora gusubiza biriya bibazo byombi. Umunsi wa gatatu, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imibereho ifite intego niyo nzira y'amahoro. Umurongo wo gufata mu mutwe.
Mwami Imana, ugushikamijeho umutima uzamurinda, abe amahoro masa kuko akwiringiye. Yesaya 26:3. Ikibazo cyo gutekerezaho: uwabaza umuryango wanjye cyangwa abo tubana bavuga ko ari iki kigenga ubuzima bwanjye? Ese ubundi ni iki nshaka ko kingenga?